Isomo ryo mu ibaruwa ya kabiri mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Timote. Nkuramutima yanjye, ujye wibuka Yezu Kristu wazutse mu bapfuye kandi uvuka mu bwoko bwa Dawudi, nk'uko inkuru nziza namamaza ibihamya. Ni nayo mporwa ngatotezwa nkabohwa boshya umugome. Nyamara ariko ijambo ry'Imana ntiribohwa. Nicyo gituma nihanganira byose mbigirira ab'Imana yatoye, kugira ngo nabo babone umukiro uba muri Kristu Yezu, babone n'ikuzo rizahoraho iteka. Dore ijambo rikwiye kwizerwa: nidupfana nawe tuzabaho hamwe nawe, nituba intwari hamwe nawe tuzima ingoma hamwe nawe, nitumwihakana nawe azatwihakana, nituramuka tubaye abahemu wazaguma kuba indahemuka, kuko adashobora kwivuguruza. Jya wibutsa abandi ibyo ngibyo, kandi urahirira imbere y'Imana ko ari ngombwa kwirinda kujya mu mpaka z'amahomvu zidafite icyo zimaze, uretse gusa kuyobya abazumva. Ihatire guhagarara imbere y'Imana nk'umuntu w'inararibonye, nk'umukozi mwiza udakwiye kugira ipfunwe, nk'umugabuzi udahemuka w'ijambo ry'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana.